Reka nogere ngo suhuze cyane ukomeje gukurikira Davis Entertainment muri aka kanya. Reka nkubwire ngo komeza ugire ibihe byiza aho waba udukurikiye uherereye hose, haba mu Rwanda cyangwa se hanze yarwo. Reka tugaruke mu makuru y'imyidagaduro, na makuru tugenda tubagezaho buri uko bukeye n'uko bwije, tugira ngo tumenye n'iki gikomeje kuvugwa muri isi y'imyidagaduro. Mu makuru rero y'uyu munsi nkaba ndaza kubwira ko Bruce Melody na Element bagiye gutaramira mu Bwongereza, bakaba bari guteguza no kujya gutaramira hariya muri Canada. Abanyamuziki rero itaye iwacu Bruce Melody ndetse na producer Element bakaba berekeje mu mujyi wa London mu Bwongereza, aho bafite igitaramo gikomeye. Bakaba rero nanone batangaje ko nibavara mu Bwongereza ngo bashobora no kwerekeza muri Canada. Turaza no kurebera rero hamwe uko yatangiye umuziki benshi batabyumva, ni impinduka rero mu mikorere nyuma yo kubyara. Ibiro bikaba byatangajwe na Clarisse Karasira aho yabivuye imuzi. Uyu muhanzikazi rero Clarisse Karasira yumvikanishije ko kuva yakwibaruka imfura ye yatangiye urugendo rushya rw'umuziki we, agamije gukora ibihangano umwana we azareba kandi akumva atewe ishema nabyo. Ibi rero nibijyana n'imyitwarire ye ya buri munsi mu rwego rwo gutegura ahazaza h'ubuzima bwe n'ubw'umwana wiwe. Muri amakuru kandi ndaza no kukubwira ko amafoto ya Britney Spears yambaye ubusa yakomeje kuri koroza, ni mu gihe nanone Kasina PDD rukigeretse. Ni amakuru rero agiye agezweho kandi atandukanye ari kuvugwa mu myidagaduro, nk'inkuru ivuga ko Jennifer Lopez yacecekesheje umunyamakuru wari umubajije ibya Ben Affleck. Amakuru rero arambuye ni mu kanya gato cyane. Reka tudatinze amakuru yacu tuyahere kuri iyi nkuru ya Bruce Melody ndetse na Element aho berekeje hariya muri London. Aba banyamuziki rero bakaba berekejeyo mu Bwongereza, aho bagiye mu gitaramo gikomeye bateguza no gutaramira mu gihugu cya Canada. Bombi rero bazaririmba mu gitaramo cy'isa cy'urukiramuco kizwi nka Shady Max Tape Beach Party Festival, kizabera ku mucanga wa Berwick. Ni ku nshuro rero ya gatandatu iri serukiramuco ngarukamwaka rigiye kuba. Abagitegura rero bakaba baratangaje ko rizaba mu gihe cy'iminsi ibiri, ku itariki ya 25 n'iya 26 Gicurasi 2024, rigamije rero guhuriza hamwe cyane cyane abahanzi bo muri Afurika mu rwego rwo kubafasha kugaragaza impano zabo ku ruhando mpuzamahanga, guhuza abafana n'abakunzi b'umuziki, kugaragaza umwihariko w'imico wa buri gihugu cyose hagamije kwidagadura. Iri serukiramuco rero ribera mu mujyi wa London, kandi uretse guhuza abahanzi bakomeye rinacurangwamo nyine n'aba DJ bakomeye ku isi, yaba abo mu burasirazuba cyangwa se mu burengerazuba no mu mutima wa Afurika mo hagati. Uyu Bruce Melody rero na Element bahagurutse ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali i Kanombe mu ijoro ryo kuri wa kane ku itariki ya 23 Gicurasi 2024. Bazerekeza mu Bwongereza rero ku nshuro yabo ya mbere. Uyu Bruce Melody wamamaye mu ndirimbo zirimo When She Is Around ku kibuga cy'indege yakoreshejwe nabo mu muryango we. Ni ubwa mbere rero abo bahanzi bombi bahuriye mu ndirimbo Foi de Toi bagiye gutaramira mu Bwongereza. Ni bamwe rero mu basanzwe nanone barizwa mu nzu ifasha abahanzi mu bya muzika ya 1.5. Bruce Melody yavuze ko iki gitaramo yitabiriye ngo kizaba ku wa gatandatu ku itariki ya 25, ubwo n'uyu munsi Gicurasi 2024. Avuga ko rero ashaka kuzaba yaragarutse mu Rwanda bitarenze ku itariki ya 28 Gicurasi, kuko nabwo hari ibindi tuzaba duhugiyemo. Uyu muhanzikazi rero, uyu munyamuziki rero yavuze ko yasengeye akazi k'umuziki akora ngo kandi Imana yagahaye umugisha, ari nabyo rero ngo atinubira, ngo nubwo kenshi abafite umunaniro ati simbyinubira, mbikora nishimye kandi ndabikunda nyine iyo biri gucamo. Bruce Melody yakaba yavuze ko iki gitaramo azahuriramo n'abandi benshi, ngo barimo nka Awole Lomboga wo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abandi, ngo kizaba ari igitaramo cyiza. Akaba yakomeje avuga ko rero iki gitaramo ari Kigali, ngo ariko ku rundi ruhande ngo bari gutegura no gutaramira mu bihugu
bihugu by'Uburayi nka Canada, ati ariko abantu bo mu Burayi n'ubundi turacyari kumwe, n'ubundi tuzaba n'ibindi bitaramo cyane cyane ku giti cyanjye, hanyuma Canada namwe mube mwiteguye, turaje tubahe umuziki mwadutegerejeho. Aba bombi rero bagiye mu Bwongereza mu gihe baherutse guteguza indirimbo nshya. Bruce Melody aherutse kuvuga ko igihe agiye gushyira hanze yise Soweto, ni mu gihe Element we avuga ko azashyira hanze indirimbo yise Milele. Bruce Melody rero yakomeje avuga ko ngo bakoze izi ndirimbo bashingiye ku kuba muri iki gihe ibihangano biri kujya hanze ngo bitameze neza, ari nayo mpamvu rero izo bazashyira hanze bazitezeho kuzakura abantu mu bukonje. Mu bahanzi rero bashyizwe ku rutonde rwo bazaririmba muri iri serukiramuco harimo Bruce Melody wakoranye na Shaggy indirimbo bise When She Is Around, Element usanzwe ari producer wa 1.55, hari kandi Awilo Longomba uherutse gukorana indirimbo Sekamba na V George, John Black, Zex Blanglangi, Official Samantha Sizamani. Aba bose rero bakaba bazaririmba kuri 25 n'uyu munsi. Ni mu gihe rero abahanzi bazaririmba ku itariki 26 harimo Allen Skin azwi nyine muri Uganda, aherutse gukorana indirimbo na Konchen, Spice Diana n'abandi bagiye batandukanye. Ibi bitaramo rero by'iri serukiramuco byatangajwe mu gihe Bruce Melody ari no kwitegura kwikorera ibitaramo bikomeye hariya mu Burayi. Ari rero mu bazaririmba mu serukiramuco One Love Africa Music rizabera muri Sweden kuva ku itariki ya 5 kugeza ku ya 7 Nyakanga 2024, rizabera rero ahazwi nka Loderstein Gothenburg mu mujyi wa Gothenburg. Riserukiramuco rero rikaba rizaririmbamo na Loga wo muri Nigeria, Inosibi wo muri Congo, Scarless Jaizino, Missy Jobis, Aaron Sijo n'abandi batandukanye. Ubwo rero Bruce Melody na Element bari ku kibuga cy'indege bitegura kujya mu Bwongereza, bari baherekejwe na bamwe mu nshuti zabo. Reka amakuru yacu tuyakomereze kuri uyu Britney Spears aho yongeye gukangaranya imbuga nkoranyambaga. Uyu rero akaba yongeye kumvikana mu itangazamakuru no ku mbuga nkoranyambaga nyuma y'amafoto ye yongeye gucishikana yambaye ubusa buri akavuga ko akeneye kongeresha ikibuno. Uretse ibi rero uyu muhanzi yashyize hanze ubundi ubutumwa agaragaza ko afite ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe, ku buryo nyine bituma rimwe na rimwe atabasha gutekereza neza uko bikwiriye. Ati rimwe na rimwe rero hari n'igihe gutekereza nyine binanira. Reka nanone dukomereze kuri Jennifer Lopez aho yacecekesheje umunyamakuru wari umubajije ibya Ben Affleck mu gihe rero bimaze iminsi bihwihwiswa ko uyu Jennifer Lopez yaba yaratandukanye na Ben nyuma yo kurushinga muri 2022, ndetse hakaba hari bihamya byinshi. Uyu mugore yacecekesheje umunyamakuru wari umubajije kuri iyo ngingo yo kuba baratandukanye. Amakuru rero dufite muri aka kanya nuko kuba baratangaje ko nyine batandukanye byari mu rwego rwo kumenyekanisha filime nshya agaragaramo yiswe Atlas. Jennifer Lopez rero yasubije umunyamakuru mu magambo yati uzi ibyiza birushijeho kuri ibyo, ntiyagira ikindi yongeraho kuri aya magambo yatangaje abantu batari bake. Ni mu gihe kandi ikasi yavuze ku ihohoterwa yakorewe na PDD nyuma rero y'amashusho yagiye hanze muri 2016 agaragaza ko PDD ari gukubita kasi bahoze bakundana, ndetse n'uyu mugabo akaza kumvikana asaba imbabazi. Ubu na kasi ubwe yumvikanye agaruka ku ihohoterwa yakorewe muri ibyo bihe bari mu rukundo nyine. Yabicishije rero ku butumwa yashyize hanze binyuze mu itangazo yageneye abantu muri rusange bakuzwe ku mutima n'ibyo babonye byamubayeho. Yatangiye ashimira abantu bamweretse urukundo bakamushyigikira, avuga ko byamufashije kumva ameze neza muri iki gihe. Ati ihohoterwa rikorerwa mu ngo ni ikibazo kandi ngo ryashyize hasi nyine impinduka uwo ntigeze ntekereza kuzaba we umunsi umwe. Nyuma rero yo gukora cyane ubu meze neza, ariko buri gihe nzajya nkora nkira ibikomere by'ahahise hanjye.
yagiriye rero inama abantu bafite ubwoba bwaje ari nk'ingaruka nyine z'ihohoterwa kuvugana n'abantu babo ba hafi aho kubahunga nyine. Akomeza avuga ko rero ngo bigoye kwikorera umutwaro wo guhohoterwa uri wenyine. Angelina Jolie rero na Brad Pitt mu nkiko. Nanone uyu Angelina Jolie rero akaba yategetswe n'urukiko rwisumbuye rwa Los Angeles mu rubanza rwe na Brad Pitt rumaze igihe kinini ngo ko agomba guhindura amasezerano y'ibanga yari yarasinye mu myaka 8 ishize azwi nyine nka Non-Disclosure Agreements cyangwa se NDA. Mu rubanza rero bakaba bakomeje kuburana rujyanye n'inyubako uyu mugore yagurishije yo mu Bufaransa. Uru rubanza rero aba bombi bamazemo iminsi rwatangiye muri 2022. Brad Pitt yajyanye Angelina Jolie bahoze bakundana mu nkiko amushinja kuba yaragurishije inyubako bari basangiye yitwa Chateau Minavo iherereye hariya mu Bufaransa. Uyu Brad Pitt rero akaba yaravuze ko bari barumvikanye ko bazagurisha iyo nzu mu gihe buri wese azabyungukiramo, ariko ubu Angelina Jolie akaba yarigurishije umuherwe wo mu Burusiya witwa Yuri Shefa. Nta bwumvikane bwabayeho. Aba bombi bakaba baraguze iyi nyubako muri 2008 miliyoni zigera kuri 28 z'idolari bashaka nyine kujyanamo abana babo ndetse banayishyiramo ubucuruzi. Guhera rero muri 2016 Brad Pitt akaba yaratangiye imanza zo gushaka gatanya ye nyine no wari umugore we Angelina Jolie. Uyu mugabo rero na Angelina Jolie bakaba barakoze ubukwe muri 2014 nyuma y'imyaka 10 bari bamaze bakundana. Nyuma y'imyaka 2 urugo rwabo ruzamo ukutumvikana, buri wese ahitamo guca mu nzira yiwe. Reka rero amakuru twe tufite tuyasoreze ahangaha. Nabutsa ko iyi ari Davis Entertainment, aribwo bwa mbere udusuye ushobora gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu makuru ajya atandukanye tugenda tubagezaho uruko bukeye nuko bwije. Reka tubabwire ngo turabakunda cyane.